ndashima musaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu iteka nagendaga nemerewe n'ibyaha ntiyagire kibasha kumara umubabaro kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntaziba igukunde ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu umusaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru atari urw'itorero ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu mu rubavu rwa Yesu havuye nk'amaraso y'uruzi rw'ubugingo rwoza umutima wanjye haleluya ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Yes ni Inkoramutima Radio TV rero muri komeje gukurikirana aho uyu munsi wa none dufite umutima wacu udasanzwe ngira ngo umuntu maze kumva ko ni byinshi turibuze kugenda tuganira nawe birimo n'ibihangano bidasanzwe muri kugenda mwiyumvira by'umwimerere hanyuma tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego watangira twibwira dore ko benshi ndibaza subwa mbere bakubonye harimo basanzwe bakumenyereye ko nanone umuntu yakwirangiza ko hari wenda n'abakubonye ari ubwa mbere. Murakoze cyane mazina nitwa Mpundu Bruno Nosa niyo mazina yanjye abantu umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana nkorera cyangwa se nsengera mu itorero New Life Bible Church hanyuma nkabarizwa mu itsinda rya Alarme. Yego murakoze cyane. Mpundu umenyero mu itsinda Alarme Ministries uyu munsi wa none turi kumwe tugenda tuganira byinshi bitandukanye ndibaza ko hari byinshi duhishiye uri buze kugenda udufungurira ariko reka twe twinjira no Mpundu ni muntu ki sankudu gato cyane kuri background yawe. Background yanjye ko ari ngofira. Murakoze cyane. Mu buzima busanzwe ni ayo mazina navuze ni Mpundu. Ndi imfura mu bana batatu. Ndi ingaragu. Hanyuma ndakijijwe. Nkuko nabivuze ndakijijwe. Agira ngo si byose. Mpundu wavukiye? Navukiye muri Kongo. Navukiye aho bita ngo muri Sange ni muri Uvira. Yego. Umaze kingana ki mu Rwanda? Kwakabagarira. Kuva 95. 95. Yego. Ibi kimwe magana 95 numva ko hanyuma mu muryango wa Alarme Ministries umaze kingana ki? Alarme Ministries kuva 2011. Yego. Hanyuma uretse Alarme Ministries habari indi itsinda bunakogeze uririmbamo? Ni nayo mu rusengero gusa nasengeraga mu itorero Mwongere Mwiza Nyarutarama nabarizwaga muri Chorale Agape no mu worship team nyuma njya mu itorero New Life Bible Church mbarizwa muri worship team mbarizwa muri choir yitwa Revival Mass Choir
muri church mfite amatsinda 3 mbarizwamo na alarme umva ko bihagije ibyo Mpundu umuryango wa alarme urebye kugeramo ugezemo uhagaze gute umunsi none samwe dwagata ku makuru kuri update nshyashya za Alarme Ministries. Urakoze cyane. Mwenda mafite magira ayo makuru. Alarme Ministries nagezemo 2014 mu kwezi kwa kabiri tariki ya mbere. Nagezemo mbyifuza cyane mbikeneye cyane. Kubera ko aho nasengeraga hari urwego numvaga ndiho ariko nkifuza urundi rwego runchalenginga cyangwa se runzamura ku yindi level mpitamo kujya muri alarme ngomba gusetsa nkabwira ngo nagezemo ndanyuzurwa cyane ariko atari bagenzi banjye banyuzuye ahubwo kubera ibyo nari level nari mbasanzeho ngende nkiri kuyo hasi ndakubitika rero gambe ngiye kuririmbira ku byuma biri live byose ingoma magitari piano babihuza byose hamwe habura logique ya muzika ikatumaje kango bita kabisa ariko ndashima Imana ikindi nari umuntu arukuntu ntumvaga ingoma kuko namenyera ingoma ya keyboard umuntu yarayimenye neza sawa sawa hanyuma tugeze ku ngoma ya drum irasiga cyane ndabizi ko wenda n'abandi benda byabayeho sinzi byarankubise ukuntu ariko ndashima Imana ko ubu byibuze hari level yindi umuntu ageraho nubwo umuntu ahora yifuza iterambere rirenzeho ariko byibuze ndashima Imana hari level alarme yangejejeho harimo ndashimira Mima cyane ndashimira Chance ndashimira n'abandi bagiye badufasha muri urwo rugendo urumva nibo bameze nkaho bavukiye muri muzika undi muntu kubizamo rero byabaga bimunyuze ariko ubu kabisa ndashima Imana yego turaza kugenda tugeze tunavangamo no muziki muri rusange ariko wenda kantu gato nagusaba isa nk'uturirimba akarimbo kawe ko muri ibyo bihe bya 2011 cyangwa se imbere yaho gato twumve yanjye bwite cyangwa isanzwe gusa yose wumvaye muri ibyo bihe nyine wakoreshaga mwakunda gukoresha cyane urakoresha muri alarme cyangwa hano indirimbo nakundaga ni nkunda indirimbo za Simon Kabera ntacyo bitwaye nakundaga cyane bivuga ngo ukwiyamashimwe Yesu imirimo ya weranangaje hari byunkoreye narasenga undemye umutima mu rugendo datukwishimwe nari nzimiye mwisayo y'ibyaha Yesu aramfata aransayura nubwo nari mubi dushe ndemerewe Yesu arandura ukwiyamashimwe Yesu imirimo ya weranangaza hari byunkoreye narasenga undemye umutima mu rugendo datukwishimwe niryari wamenye ko wifite n'impano yo kuririmba ku buryo wase uvuga ati kanerekeze muri worship team reka nerekeze muri choir runaka reka nerekeze muri alarme niryari wisanze iyi mpano uyifitemo umwaka wa 2003 niki cyabikweye korari nabarizwagamo yitwaga Agape choir muri Bomberge twagize itekisi cyo gukora album icyo gihe yari umwuka wa album cyane korari nyinshi y'abantu kumva ko mwakoze album nibwo mwiswe ko ari korari hanyuma natwe tuyitekerezo
twari korari imaze kuzamuka isigaye korari y'urubyiruko mu itorero kandi urumva ariko bari bishimiye cyane ko twatangiye muri Sunday School n'abana ba Sunday School batera imbabazi tugenda tuzamuka hanyuma tugeze igihe cyo kurara bomo tutekereza umutoza wari ugezweho twari tuzi icyo gihe watozaga abantu benshi cyane mukuru wa mema yitwa ni Bishop Oche Mbanza aza kudutoza aje kudutoza twari abahungu benshi n'abumvikana ashaka nyine abantu bake babishoboye dusanga dushiduka turi abantu batatu gusa njya mbibuka twari batatu gusa batsinze ikizamini twatubwiraga indirimbo yaturirimbishije agenda ashira ku ruhande siga turi abantu batatu gusa arangije rero nyuma yongeyemo abandi banengira ngo cyangwa batanu niho hantu nikanze kumbe nanjye nsigaye muri batatu beza hanyuma hasigaye iminsi 3 hari indirimbo yari yatwandikiye aratubwira ngo niwe uri niwe wayiteraga twaramusabye ko yayitera ariko hasigaye iminsi 3 tubwira ngo ntabwo azayitera ngo nitwe tugomba kuyiridinga areba abahungu bandi aravuga ngo wowe ufite nyinshi wowe ufite ebyiri asanga ngiye nta rimwe nari mfite arambwira ngo nori wiyitere none turirimbisha arayindirimbisha sore ndaririmbye ndangije kuririmba arambwira ngo kumbe ufite ijwi ryiza atuzayitera muri studio nta nubwo wabwije bukeye bwaho bagira ibyago ntiyanaza muri repetition ya nyuma ndangije nahitera n'ubundi muri studio arambwira baramubwira ati ko wahiteye ko dushaka ijwi ryawe muri cassette yacu arabwira ngo ya nuriya muhungu naho namenyeye ko mfite impano y'ijwi nanjye 2-3 mu kwezi kwa 10 aho ngaho twati kabisa hanyuma tugende kuri uyu munsi noneho hari indirimbo zitandukanye yawe yamaze kugera hanze indirimbo wayise nguki yitwa izina rya Yesu yego indirimbo mbere ko tugaruka ibibazo byinshi cyane bitandukanye cyase ku busobanuro imvano yayo reka batwangiza tunyuremo gake ka tugaruka gato zina rya Yesu zina rya Yesu rirarura iryo zina rimara inyota iryo zina ryaranduye iryo zina yamazi inyota iryo zina zina rya Yesu zina rya Yesu rirarura iryo zina rimara inyota iryo zina yaranduye iryo zina yamazi inyota iryo zina rya Yesu ryaranduye imara inyota iryo zina indirimbo inkomoko yayo ni source yayo ni iyihe inkomoko yayo birumvikana ni mu ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana 4 bice 4 murongo wa 7 ari inkuru ya Kristo n'umusamariyakazi niyo inkomoko y'indirimbo yavuye kuko igitero hari kivuga ngo Yesu niwe soko nziza isoko imara inyota umwe sashira inyota iteka so rero ni inkomoko yavuye iyi ndirimbo bwo kiganira Kristo yagiranye n'umusamariyakazi niho iyi ndirimbo yakomotse
yego. Ni indirimbo yakangahe mu ndirimbo zawe? Hari indirimbo nahimbye ari muri kwaya ni nyinshi cyane, zigera hafi 40 nuko ntazibuka neza cyangwa nzibare neza, ariko muri urugendo rwa kuririmba ku giti cyanjye nyine ni indirimbo ya 8. Yego. Ni indirimbo ya 8. Indirimbo ya mbere yasohoye igihe ki? Yitwa gute? Ya mbere yasohoye ku giti cyawe? Ni 2017. Ni album nakoze ya mbere yanjye. Ni nayitiriye indirimbo ya mbere nananditse mu buzima. Indirimbo ngo Yesu ruwera, Yesu ruwera, Yesu ruwera, Yesu ruwera. Niyo ndirimbo ya mbere nanditse, ni nayo nitiriye album. Yego, ni 2017 ariko nanditse 2004 nibwo nayanditse, ariko ku giti cyanjye nayisohoye 2017. Yego. Hanyuma Mpundu, indirimbo tuvuge uretse ngiyo tubwiye ngo wayanditse igendeye kuri Bibiliya, indirimbo zawe ubusanzwe cyangwa se iyo ugiye guhamya indirimbo kuri wowe ugendera ku cyari, wenda hari ubuzima busanzwe by'isabano bacamo, imibereho, background y'umuntu iki, kuri wowe ugendera ku ki? Birumvikana abantu babarizwa mu rusengero bari indirimbo zihimbaza Imana, umuntu yandika bigendeye kuri Bibiliya mbere na mbere, hanyuma ukagenda ugira na inspiration y'ibyo ugenda ubona nabyo ukagenda bihuza, ariko kugeza ubu cyane cyane nibanda cyane mu ijambo ry'Imana. Yego. Hanyuma iyi ndirimbo yawe inshyashya harya yitwa Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Indirimbo Izina rya Yesu ije ari ya 8. Yego. Ije ari ya 8. Hanyuma ubutumwa bwayo cyane cyane bugenewe bande? Cyane cyane bugenewe abantu baremerewe, kubera ko nasonye amakuru y'uwo mudamu w'umusamariyakazi, mbona uburyo yararushe, ariko navuga ngo nkatwe abamaze gusogongera cyangwa se bamaze gusogongera kuri uwo munezero uri muri Kristo Yesu, nifuje kubwira abandi nabo bataramenya uwo munezero ko Kristo abaruhura, kuko hari ubaswe n'inyota y'inzoga, inyota y'ibiyobyabwenge. Hari umushiti wanjye nkunda cyane ngo ni Liza Kamikazi, turasengana, yigeze kuvuga uburyo ko ubuzima bwo hanze arabuzi, yabubereye umustar ukomeye cyane, hanyuma no mu buzima bwo muri Kristo nabwo arabuzi. Aravuga rero ati hari mwitandukaniro, hari indirimbo yavuze ngo Yesu wanjye, ngo hari itandukaniro riri hanze no muri Kristo. Rero nshaka kubwira abantu bakiri hanze ko Kristo abaruhura, Kristo abamara inyota, Kristo yatumara inyota, ajya amara inyota y'icyaha burundu. Ari umushiti wanjye nkuze kuganira nawe, ni couple ya Shadrach na Erika, bagira ubuhamya bukomeye, ariko umuhungu akubwira uburyo yabaswe n'ibiyobyabwenge byari byaramwishe kandi ntacyo yabuze iwabo, ariko ibiyobyabwenge biramwica burundu, ahinduka umusazi, arasara ajya mu muhanda. Ariko umunsi yahuye na Kristo yaramuruhuye, yamumaze inyota. Rero nashaka kubwira umuntu ukiri hanze ko Kristo amara inyota aruhura. Yego. Bivuga ngo cyane cyane yareba, bivuga ngo ari urubyiruko, ari ababubatse, ari abakuze, ari abana, cyane message irimo igenewe buri muntu wese, indi message irimo iramureba. Hanyuma tugende indirimbo yakukije, wenda iri muri bihe turimo, wenda isi yugarijwe ibihanganye n'icyorezo COVID-19. Urebye indirimbo ngo ari message irimo yabihure n'ibihe isi iri cyane. Yesu araruhura. Buriya umuntu uri muri Kristo Yesu, Kristo yaravuze ngo mbasigiye amahoro ataraye bisi batanga, kubera ko ntabwo yarayobeye ko, kandi arababwiye ngo mbasize mu isi yuzuyemo amasega, kubera ngo mbasize mu isi yuzuyemo ibigeragezo, ariko ibanga mbasigiye amahoro ataraye bisi batanga. Twebwe rero Kristo
nubwo turi kunyura muri ibi bihe kimwe n'uwo ari we wese, twese ibi bihe bituruhije bitugoye, ariko tugira ibyiringiro, tugira amahoro mu mutima yandi ava kwa Kristo. Rero muri ibi bihe nabyo numva nabyo bihuye nta kibazo, birahuye kubera ko ni indirimbo ihumuriza kandi ishishikariza abantu ijambo ry'Imana avuga muri Zaburi 118 umurongo wa 89 ngo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro mwinshi kuruta guhungira ku bantu. Ngo guhungira kuri Kristo bigira umumaro kuko Yesu Kristo ari bukuruhuri. Yego, murakoze cyane. Hanyuma Mpundu, uretse kuba wenda ukora muzika mu bundi buzima busanzwe, Mpundu akora iki? Hari akumva wenda batse ushaka kuba umuvugabutumwa uri ibindi bintu bakora nifite uburenda nivuga ni nibokamana n'ibiki? Ni umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa mu ndirimbo no mu ijambo ryayo. Cyane kabisa nkunze kubwiriza kuri social media, cyane cyane kuri WhatsApp. Nkunze kohereza ijambo ry'Imana rya mu gitondo. Urumva ko ndavuga ubutumwa mu ndirimbo no mu ijambo ry'Imana. Yego. Mbere ko natuyeretse ku musozo waturimba nda kuri indirimbo nubwo ndabantu tuzagenda tubima mu buryo butandukanye, uraza no kuduha aho wenda twayisanga nyuma y'ahangaha abantu benshi baradukurikiye bazagenda bayisanga. Rero atigaruwe no kumwemerera wayo uri kuducurangira Yesu niwe soko nziza, isoko imara inyota, unyweye wese ashira inyota iteka. Yesu niwe soko nziza, isoko imara inyota, unyweye wese ashira inyota iteka. Zina rya Yesu, zina rya Yesu rirarura, iryo zina imara inyota, iryo zina ryaranduye, iryo zina ryamaze inyota, iryo zina. Zina rya Yesu, zina rya Yesu rirarura, iryo zina rimara inyota, iryo zina ryaranduye, iryo zina ryamaze inyota, iryo zina. Ibihangano byawe biboneka hehe wenda uretse iyi ngiyi izina rya Yesu wenda n'izindi bitandukanye ziboneka hehe? Boneka kuri YouTube channel yanjye yitwa Mpundu Bruno. Niho hariho n'indirimbo zo mu gitabo uko ndazikunda cyane, yitwa yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanerade. Nayiriho kuri channel yitwa Mpundu Bruno, bayisangaho. Niho iri zirahari kuri YouTube kabisa, niho kugeza ubu niho bazisanga. Umuntu wazikenera kindi kuri radio Nkuramutima naho bazajya bagenda bazumva, ndetse no kuri Nkuramutima TV nayo bajya bayikurikira kandi bakore subscribe. Nanjye nicyo kintu ndibwihutira gukora, nandi ma radio n'amateleviziyo naho zinyuraho. Izi zose kwa umunani ko wazikoreye amashusho? Oya, yezu indirimbo amashusho nimwe gusa, zina rya Yesu. Hari izindi ebyiri bari gukorera amashusho
amajwi yararangiye, ubu producer wa video n'uri kubitunganya kwezi kwa gatanu ndibaza ko kuzarangira hari indi ndirimbo yagiye hanze. Birimo biragenda neza kandi turabishimira Imana. Kandi nsoza ndashimira abantu bose bamfasha, timu imfasha, by'umwihariko ndagushimiye Bienvenue na timu yose y'Inkoramutima TV na radio. Imana abamugisha kuko mudahwema gushigikira abaramyi, kandi Imana bagire neza, namwe bamugisha mwinshi. Murakoze cyane. Mpundu, wenda nyuma yangaha dore ko wenda yahibiye biri kugenda byerekeza biri kugenda biratanga icyizere ku muntu wakwifuza kukubona, cyangwa se umuntu wakwifuza wenda kukuyambaza mu gitaramo cye, mu bintu runaka bitandukanye, wenda waboneka, byamusaba imbaraga zingana iki? Adresse yakubonaho ni yihe? Nkoresha Instagram ni Mpundu Bruno, Facebook ni Mpundu Bruno, na telefone ndibaza ko umuntu yabikeneye yanyandikira kuri urwo rubuga, ndibaza ko yazibona. Ndoroheje rwose, kandi ni n'umugisha ukomeye ko nanjye araho nifuza nanjye nkababona. Bityo ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ingingo zigize umubiri wa Kristo. Bityo rero kandi buri muntu ni inyunganizi ya mugenzi we, ku ijambo ry'Imana rivuga. Buri rero bityo nanjye rero wakwifuza ko namubera inyunganizi, kuko nanjye mbifuza, kuko muri izi ndirimbo nakoze zo mu gitabo nakoranye n'abahanzi batandukanye. Bivuga ngo nanjye ndabakenera, nanjye wankenera wese yambona rwose. Ubutumwa bugufi rero ku bandi baramye ndetse no ku rubyiruko muri rusange, reka tuvuge rudakijijwe, harimo benshi wenda bakubona, harimo no kundi hangano byawe n'abandi batandukanye. Ubutumwa bugufi kuri wowe babahereza n'ubu ni ijambo ry'Imana nkunda riri mu Baheburayo 13:8. Aravuga ngo Yesu Kristo ko yarare ejo niko ari, niko azahoraho. Rero kutaramwizera cyangwa se utaramwakira cyangwa se wacitse intege wabivuyemo, Kristo aracyateza amaboko, kuko aravuga ngo muze mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhura, ngo kuko ndi umugwaneza. Ubutumwa nabaha, Kristo uko yarare niko ari, kandi aracyaruhura abantu. Niwe soko nziza imara inyota. Murakoze cyane. Yego.